Muraho neza nshuti zacu, ndagira ngo bahe karibu muri studio zacu abatumirwa twagiriwe amahirwe yo kubana namwe. Mbahaye karibu cyane kugira ngo mwumve mwisanzuye, muvuge ibiri ku mutima wanyu, mwirekure, musangize abantu ibyiza bibarimo. Rero ndagira ngo niyegereze n'abadukurikiye muri uyu mwanya kugira ngo mwegere mu kiganiro tugiye kugirira hano hantu muri studio. Imana yo mwishuri ikomeze ibafashe kandi kibagirire akamaro. Rero nkuko bisanzwe murabizi kuko n'ubundi turakijijwe, turabakozi b'Imana, ntabwo twatangiza ikiganiro tudasenze tutyegereje Imana ngo izibane natwe. Rero ndagira ngo dusenge then dutangire ikiganiro. Uwiteka Mana yacu, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya, turakwiyegereje imitima yacu. Ushimwe kuko uri Imana igira neza, ushimwe kuko uri Imana igisohoza iyo igihe kigeze ugasohoza. Ushimwe ku mwanya nk'uyu twemeye kwemera kwicara hamwe kugira ngo tuganire ibintu bifite akamaro ku babyumva, ibintu bifite akamaro ku bazabyumva bose. Mana yacu ni wowe Mana igibasha kureba ibishwe ku mitima y'abana b'abantu. Reka Mwami mwiza kino kiganiro kigere kure, reka kigira icyo gihindura mu mitima y'abana b'abantu. Reka abafite imitima ibabaye Mwami Mana yacu basubizwemo imbaraga. Imitima yacu irakunezerewe. Reka abashonje n'abaremerewe bahazwe bivuye mu maboko yawe. Urakoze kuko uri Imana y'ubuntu. Urukundo n'umuco bimanuke mu buzima bwa buri wese ugiye kudutegera. Umugisha w'Imana amubeho kandi guhinduka bivuye mu maboko yawe bigere ku buzima bwiwe. Amen. Nkuko mubizi kuri mikrofone nitwa Clarisse Niyibizi, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba nkorera Imana muri ubwo buryo. Rero umwanya rero nagira amahirwe yo kuba ndi kumwe n'abatumirwa muri studio yacu. Ndagira ngo babashe kutwibwira then tubone kubabwira intego yatumye twicara hamwe twese. Murakoze cyane. Karibu. Yego, murakoze cyane kutwakira. Amazina nitwa Iragaba Muyobozi Victor. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, nkaba n'umunyamasengesho. Murakoze cyane. Amazina banita Ndanyuzwe King. Nanjye ndi umufatanyabikorwa byo gufasha kuri groupe yitwa Ivuko, cyangwa se abacu hamwe b'abanyamurenge ku isi hose. Nkaba tushimye kuba turi hano no gufatanya namwe kuganira muri byose. Murakoze cyane. Rero cyatumye twicara hano, turi kumwe n'umuyobozi w'itsinda ryitwa Ivuko Murenge. Niwe fondateur w'iyo group. Twembi twese twisangamo. Ndagira ngo noneho mu magambo arambuye niwe ugiye kuvuga intego n'icyatuzanye hano kugira ngo mubashe kumva yuko abari interested bazajoininge, cyangwa se ibitekerezo byanyu ndetse comment zanyu, inyungu, ibintu byose mwumva twakosora muraza kubitubwira. Ni karibu cyane. Imana iragaba, Imana ikumugisha. Yes. Murakoze cyane kutwakira Clarisse Niyibizi. By'ukuri ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya, ndumva nguwe neza kandi twegereje n'abanyamakuru bacu. By'ukuri mwagize neza, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Hanyuma nubwo tumaze kwivuga mu mazina, hariho amazina akaba n'inshingano abantu bagenda bahabwa mu buryo butandukanye, kandi inshingano yose iva ku Mana. Uyu muryango ni umuryango umaze igihe ukorera mu ibanga. Uyu munsi twifuje gusangiza inshuti n'abavandimwe byo tumaze iminsi dukorera mu ibanga. Iyi ni imyaka 5 ishize dukorera mu ibanga, tudashaka kuja imbere ya kamera se ngo tumenyeshe abantu ibyo dukora. Ariko uyu munsi twaje kugira ngo tubabwire uyu muryango. Nimwumva ko ari ngombwa, ni byiza cyane, tuzobakira kandi tuzabishimira. Umuryango witwa Kwivuko Murenge nkuko umunyamakuru yabivuze. Kwivuko Murenge murabyumva mwese, birasobanutse, nta n'impamvu yo kwisobanura cyane. Umuntu wese agira ahavuka, kubera gutandukana kw'abantu, kubera ibihe byagiye bitugeraho, byatumye dukomeza gukumbura cyane ivuko. Umuryango duhitamo kwita Kwivuko Murenge. Rero Kwivuko Murenge tumaze imyaka 5 dukora mu ibanga nkuko tumaze kubisobanura.
dukorera kuri group ya WhatsApp, ama platform abantu benshi bagiye bayakoresha, twebwe twahisemo kuba dukoresheje ya WhatsApp, ariko dufite vision yo kwagura gukorera no ku ma YouTube. Murabona ko tuhageze. Ubu ngubu nituva kuri YouTube Imana ikatugirira neza tukabona batera nkunga, tuzokorera no muri biro dukore akantu gatoya twoza tubarizwamo, ariko turagafite nuko kataratangira kubakwa. Rero uyu muryango nkuko mwabyumvise ni Imana ni twebwe yacishijemo igitekerezo, ibyo ntawo byirata, imaze kuducishamo igitekerezo, duhitamo intego twoshobora gukora. Umuryango wose udafite ico uhagarariyeho ntaba ari umuryango. Muri makeya, inshuti zanje bavandimwe, umuryango Kwivuko Murenge umunsi twatekereje kugira rino tsinda, twashizemo abantu bose. Nubwo mwumvise ko izina ari Kwivuko Murenge, hari n'abandi turi kumwe bafite umutima wo gufasha bitewe n'intego twahaye umuryango. Turi abantu benshi. ushobora kutubwira nk'umubare wenda bitagoranye, umubare w'abantu mukorana Yego n'ibihugu, kugira ngo turushirizeho kumva yuko iryo tsinda ryagutse ari rinini, kandi ndagira ngo wenda na mugenzi waraza wenda kukunganira kugira ngo wenda ntiwihererane ijambo utaruha. Ariko mu ncamake uratubwira ivuko, ibihugu ririmo, umubare w'abantu wenda nubwo utakwibuka neza, ariko kugira ngo abantu bumve ko kuko ari ikintu cyagutse kiremereye. Kwivuko Murenge ni izina kuko twabivuze, kandi izina ry'ikintu runaka donc niki kintu ushobora kuba wo kwitirira ikintu, ariko ni umuryango. Turi abantu 190, ariko reka tubanze tubabwire intego y'umuryango kugira ngo mubanze mwumve. Iryo ni izina twasobanuraga. Intego y'umuryango ni umuryango ufasha imfubyi n'abapfakazi. Ni umuryango ufasha imfubyi n'abapfakazi kandi bagowe kurusha abandi. Ni nako byatangije, ni nako Imana yaduhaye igitekerezo. Hari umuvandimwe wari umaze guhura n'ibibazo byo gupfusha, dutekereza icyo twamufasha mu bushobozi buke twari dufite, duhitamo kuvuga ngo dukore umuryango, tubwire abantu bose baze. Niko namwe mwaje, niko n'umuvandimwe turi kumwe hano yaje, niko n'undi nawe ufite kuza azaza. Umuryango ushinzwe gufasha imfubyi n'abapfakazi. Muri makeya, intego y'umuryango ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'umuntu ugowe kurusha abandi. Ubu ngubu dusigaye dufasha n'abakene, umuntu ugowe kurusha abandi. Kandi nubwo twavuze ngo ni Kwivuko Murenge, ariko dufasha n'abandi batarabo kwivuko, dufasha n'abandi bagiye batandukanye bitewe n'ubukene afite, bitewe n'ubuhunzi abantu bagiye bahura nabwo. Urumva rero ni intego nziza cyane gufasha imfubyi n'abapfakazi. Rero nka fondateur cyangwa se nk'umuntu wagize iryo hishurirwa, hari ikindi kintu warushije abandi. Wabasha kutubwira se mwatangiriye hehe, biza kugenda gute kugira ngo mubona abo bantu bose bangana gutya? Murakoze cyane, kubera ko dukorera n'Imana turavugisha ukuri. Umunsi natekereje kino gitekerezo, nagitekereje ndi umunyeshuri, kandi n'ubu ngubu ndi umunyeshuri. Hari abantu bazi ngo gukora neza nuko uba ufite ibintu byinshi, ariko nari nicaye bisanzwe. Umuntu wari umaze gusiga abana bagera kuri 5, 6, amaze gusiga abo bana, ndatekereza mu bwenge bwanjye, ndavuga ati siniki nakora kugira ngo abo bana byibura bambare swati imyenda, swate barye, kuko bari bakenye cyane mu buryo bukomeye. Papa we yari amaze kubasiga mu bukene bukomeye, kandi naje ndi imfubyi. Ndavuga ati rero nta kindi nakora usibye kwiyambaza abantu, kuko nta kazi mfite, nta gikorwa na kimwe nakoraga. Nukuvuga ngo nahise numva ko inspiration, nahise numva ko igitekerezo kiza, pitamo gukora umuryango. Ari abandi twagiye dufatikanya kugeza uyu munsi. Icyo gihe se wari mu kihe gihugu? Wari ukiri muri Kongo se, cyangwa byari bimeze gute kugira ngo icyo kintu gite kiza? Ni byiza kugira ngo abantu barushirize kucyumva no kugisobanukirwa. Murakoze cyane. Nari ndi Gisenyi, niyo nari nicaye kabisa ku ntebe, numva ko icyo gitekerezo kiza. Nari Gisenyi, ni naho umuryango watangiriye. By'ukuri byaradushimishije cyane. Hari imiryango myinshi twagiye twiyambaza, ahubwo hari umuryango mbere twabanje gukoreramo witwa Save Murenge. Tuza kubona yuko n'ubundi gukorera mu izina ry'abandi atari ngombwa, tuza guhitamo kwihitiramo izina ryacu, yo dufasha n'ejo tugiye gukora ibintu bikomeye. Kwivuko Murenge.
urumva twabitangiriye i Gisenyi byatangiriye mu Rwanda n'abo twafashije hariho bamwe twagiye dufasha abagowe cyane bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye ariko twafashe n'abantu batandukanye bo muri ako gace ko mu Rwanda. Arakoze Victor cyane rwose Imana imuhe umugisha ariko ndagira ngo na mugenzi wabashe kumwunganira urumva iwe yatubwira creativity cyangwa se uko kwivuko murenge ryabayeho ariko mugenzi we ndagira ngo natwungana atubwire nk'igihe amazemo atubwire nk'ukuntu bakora mushaka atubwire wenda nimba wibuka n'ibihugu ivuko murenge rimaze kugeramo byaba byiza kugira ngo nawe umwungane abe aruhuka ho gatoya. Murakoze cyane mbere na mbere nyine dushimiye umunyamakuru wacu Clarisse Imana imuhe umugisha hanyuma n'umuyobozi nawe arakoze niwe utuyoboye mu bihugu dukoreramo hanyuma ngewe maze nk'imyaka 5 nanjye nije mba mu Bugande ubu nyine mbarizwa Nairobi maze murandata mwese gutinda twatangiye nyine twitwa nk'uko yabivuze Save Umurenge icyo gihe nyine hari uwanyibise kugira ngo njemo ariko kugira ngo njemo nanjye nuko nari maze gusobanukirwa no kugira uwo muhate wo kumva icyo ngomba gukora cyane. Ikindi cyongeyeho nyine buriya umuntu ukora niyo uba free yo gukomeza kubaho cyane utarakora abari imbohe yo kubaho nyine ni ukuvuga ngo wamaze gukora niwe ubohotse mu kubaho nawe utarakora abakiboshe kugira ngo rero ukore kugira ngo ubohore ubuzima kora kugira ngo ubeho yego kuko hari bidusabye dukorera mu bihugu twavuga ko ari 6 ariko cyane 4 nibyo bitanu nibyo twatangiranye hariho hano muri Kenya hariho ubu nyine mbarizwa no mu Bugande no mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo aho niho dukunze niho twatangiranye ubu nyine ariko hari abamemba bacu bari muri US dufite ubu nyine dusigaye dukorana nabo. Hanyuma abo bantu nyine bafite n'abantu benshi cyane kuko bivuze twese hamwe turi 190 ariko twese tugenda dukora muri ubwo buryo noneho mu buryo bw'igengamikorere n'uburyo tugize nta buri muntu ntiyazana icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo dukore kino cyangwa se tugire gucya tugenda tugira abayobozi badukuriye nk'abayobozi bamwe bakuriye Nairobi n'abandi bakuriye nyine mu Bugande muri ibyo bihugu navuze hanyuma tukagira n'indi nyobozi nyine iri hejuru ya executive nyine idukuriye twese nubwo tuba dufite ikontorora nyine abantu nubwo tuba dufite abandi mu mashami atandukanye abo ngabo nibo ba visionnaire nibo batwigira nibo batugenera icyo igigomba gukorwa cyangwa igikurikirwaho gukora harimo uyu muyobozi wacu n'abandi batari hano noneho abo ngabo rero nibo batumenyera ikije imbere hanyuma bakabizana noneho bakabiha izindi executive z'ibihugu nazo zikaba pratique zikaba abanyabikorwa mbega ibo ni vision bafite nabo abandi babambaye b'abanyabikorwa bakorana. Hari akantu k'akabazo mpisengira kamatika aho ngaho urumva already muri abantu benshi abantu muri mu bihugu 5 ni ikintu urumva kiri extended cyagutse cyane mu buryo burenze ariko hari ikintu mpise ntekereze se kugira ngo bigende gutyo hari izindi mbaraga mwari mufite inyuma yego ntimuratubwira imikorere wenda n'abantu maze gusura ariko se hari nk'abantu twamenyereye kuvuga wenda ngo abasponso ukuntu umuntu wo muri Amerika itazamura ikintu akagishinga abantu bose mujya mubona wenda nka Papa Redent abafite abantu hirya no hino sinzi nimba namwe hari ko umuntu wo buri hejuru ndatekereza ko bafosinga kugira ngo mukore icyo kintu ku bantu bose dukorana na courage tugira n'urukundo. Amen. Iyo niyo courage ya mbere kuko ukunda mbega icyitegerezo cyo gukora cyane nuko umuntu aba yakunze ikintu rero iyo umuntu afite urukundo ni abafite imbaraga zidategwa na muri inyuma cyangwa se n'amagambo agenda agira ahubwo biba bitewe n'ikiri muri we rero icyo twahindutse nicyo cyaduteye gukora nta bantu dufite twavuga ngo ati ngo aba nibo sponsor bacu kuko umuyobozi yabivuze nanjye ubwanjye byaje ndi ku ishuri
ni ukuvuga dufite n'abandi byagiye biza tugize gute n'ubu hari n'abakora bari ku mashuri. Amen. Bivuga ko ikuraje cyangwa se umutwe w'icyo dutekereza kugira ngo dukore ni urukundo ruri hagati muri twe n'ishaka ry'ubwoko, ariko dufite n'abayobozi nyine baduha umuhati cyane n'umurongo wo gukomeza. Umuyobozi noneho nawe agiye kutubwira, urumva nimba muri mu bihugu bingana gutyo, ugiye kutubwira se ubimanaginga gute ibyo bintu byose, ubimanaginga gute? Ese umenya gute? Hari ahantu wavuze ngo tujye dufasha imfubyi n'abapfakazi ngo n'abantu bababaye cyane cyangwa imfubyi babaye cyane. Ese nk'abo bantu bamenya gute? Ni gute mukora rero kugira ngo mubashe kugera muri abo bantu? Noneho urushizeho no kutubwira muri iyo myaka yose byibuze uduheho nk'abantu nk'abanga avuga ati twasuye abantu runaka tubasura mu ubu buryo, ibintu nk'ibyo, kugira koko ngo abantu bumve ko mukora atari bya bintu gusa abantu bari mu gukerera urubuga rukamara urwo rubuga gusa, ariko imirimo ikaba nkeya. Murakoze. Ndagira ngo nsobanure icyo umuvandimwe yari avuye kuvuga. Abantu batoja kunkekera ibyo ndafite by'ukuri, ndababwiza ukuri kuzuye kuko ndi umunyamasengesho, kandi ndifuza ko dukoresha ijambo ryitwa ukuri kuko n'ubundi niko kugize umuryango. Iki gikorwa nta muntu n'umwe waduhagurukije, nicyo gituma twaje hano kugira ngo turebe uko ari uwo dufata ukuboko. Cyo ni icambere, ariko ndagira ngo mvugire ijambo, Imana tuzadusenga niyo itwubakiye uyu muryango, kandi ni nayo iwukomeje, kuko Imana icyo yashigikiye kiza gikomera. Ntabwo ari igikorwa byenda giteye isoni, ni igikorwa cyiza. Uwo tubwiye wese ngo dufite igikorwa cyiza cyo gufasha imfubyi, azavuga ngo mwatekereje neza, naje mushiremo. Ariko uyu mugabo yabivuze, nayo topic turi kuganiraho, urukundo nirwo rudutera gukora neza, kuko urukundo ntirugira politiki, kandi urukundo ntirugira ikindi kintu cishe, ntirugira umuvukano. Urukundo nta nubwo rugira amahimba, ni igikorwa gikorwa bitewe n'umubabaro wamenye w'umuntu afite. Ikibazo warubajije ndagira ngo kigusubize, ariko aho ngaho wumvishije ko nta muterankunga usibye Imana yonyine idufasha gukora ibikorwa byacu. Uburyo tumanaginga kino gikorwa turaza gusobanura, n'ubundi imikorere y'umuryango iratangaje ariko kandi irashoboka. Ubu ngubu isi yaregeranye, uramuka gusukagirira nabi mugenzi wawe ntumugirire neza, ariko isi yaregeranye. Ubu ngubu amabanki arahari, amasimukadi arahari yo koherezaho ubufasha, mbese hariho uburyo bwinshi. Ubu ngubu usigaye hari n'utu application mbega wicara kuri telefone yawe, muri ako kanya amafaranga akaba kugezeho. Iby'ukuri kuko uyu muvandimwe yabivuze, turi amatsinda agera kuri 5. Ubu ngubu dufite n'itsinda rya 6 tiriragira imbaraga, ariko naryo kiturarisengera ngo Imana irikomeze. Kitsinda ryo mu Rwanda dufiteyo comptable, uwo mu comptable dufiteyo n'undi muyobozi bakorana. Uwo nguwo rero amafaranga yabonetse mu rubyiruko cyangwa se mu bantu b'abakoranabushake batekereje ku rukundo rwo kugirira neza abandi, ayo mafaranga arayateranya. Yamara kuyateranya, uri Nairobi nawe agateranya ari aho ngaho, twese tukaza kuyahuriza hamwe. Twamara kuyahuriza hamwe tukayohereza umupfakazi. Ni bwa buryo nyine bw'ikoranabuhanga. Nawe iyo tumaze kumusura dufata ifoto, tugafata n'ijwi atubwira amafaranga yabonye, tukabihereza abantu kuri groupe. Nuko ese ushaka kumbwira, hari nanone ikindi kibazo cy'amatsiko mwavuze ngo kwivuko imurenge ngirango. Yego. Ese iyo mugiye gufasha nk'abo bantu mufasha abanyamurenge gusa, cyangwa iyo yerekwa ryanyu ryagarukiye ku bwoko bwanyu gusa, cyangwa wenda hari n'umupfakazi bundi bwoko mufasha aho hantu ntagizemo, kandi mwavuze ko ibintu byose mubikorera mu rukundo? Murakoze cyane. Ntibikabeho gufasha mwene wanyu gusa, ntibikabeho gufasha mwene wanyu gusa, kuko natwe uyu munsi bene wacu barafashwa, kandi ntibafashwa na bene wabo. Urebye nko ku rugero, ubu ngubu abantu bafasha ubwoko bwacu ni abazungu ku bwinshi, ni abazungu bafasha ubwoko bwacu. Hari n'abanyarwanda, hari n'abagande n'abakenya. Natwe rero tugiye gukora igikorwa cy'urukundo, ntitwofasha bene wacu gusa. Mbega iri zina ntago rigomba gukanga abantu. Iri zina ntiryo gukanga abantu, dufasha abantu bose. Dufasha abanyarwanda, dufasha abakenya, dufasha abagande, cyane cyane tugafasha abantu bagiye bahura n'ibibazo. Muzi ko bene wacu bagize ibibazo byinshi. Ubu ngubu dufite itsinda ry'abantu bageze kuri 50 twanditse mu karere k'iwacu, duhereza ubufasha kuko badafite ababavugira benshi. Urumva ko dufasha abantu bose kandi tubana n'abantu bose, ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubwoko bwacu. Ibyo ngibyo
ntabwo nzobigenderaho, nta nubwo nzigera mbikora no mu mutima wanje, ntabwo wabamo ikintu cyo kuba nofasha mwene wacu kuko ndakorera Imana. Sinje wikorera kandi nta muntu nkorera usibye gukorera Imana byonyine. Sinkorera umuntu. Noneho ushobora no kudusobanura ukuntu mukora, nimba ari rimwe mu mwaka cyangwa nimba mujya mukora buri kwezi, sibyo? Hari ushobora gutekereza ati wenda bari abantu ntibatubwiye ukuntu bajya bakora, hari ukuntu musevinga wenda nimba buri kwezi, ese hari amafaranga mushobora kuba mujya mucira umuntu cyangwa buri muntu atanga uko yishoboye? Ikibazo cyiza cyane kandi ikibazo kirimo ubwenge bw'Imana. Ivy'ukuri iyo ushaka gufasha umuntu tureba ku bwinshi bw'ibyo tunzi, nabahaye urugero nta kazi mfite, ubwo umuryango wo mbona hariya mba nambonye bonansika kuko naje ndatasaba transport yo kugenda ahantu nshaka kuja, bambonye bovuga ati se Victor ni gute biriya bintu yabigiyemo ryari kuko ntibavyumva aza dusaba. Ni ukuvuga ngo kuva ico gihe imyaka 5 ishize murakora, ndakora ntanga ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Imyaka 5 irashize buri kwezi nza ntanga ibyo bihumbi 2. Nundi wese tubana mu muryango hari n'uyu muvandimwe, hari n'abandi bavandimwe turaza kubavuga vyenda dukorana, bose nta tuzibagira ariko nabo baza batanga ayo mafaranga. Kandi kumwisho w'ukwezi icyo gikorwa mukakimurika, nimba ari uko gusura abapfakazi bigakoreka, nico cyane buri kwezi. Imyaka 5 irashize buri kwezi dufite amaraporo twanditse, ntabwo ari ibintu byenda turi kuvuga ku kanwa. Dufite amaraporo twanditse, dufite n'abo bantu twafashije barahari, umuntu wokenera ko tubamugezaho ko turabandika tukandika na nimero zabo buri kwezi. Imyaka 5 irashize twari dufasha mu kutubwira nk'abantu mumaze gufasha mu myaka 5. Yego wenda nshobora kutabibuka mu mutwe, ariko ushobora kutubwira nk'umubare w'abantu mumaze kuba mwageraho ubufasha bwanyu ivuko rishobora kuba ryaramaze kugera. Umunyamakuru wacu ndanguza imibare, urashobora gufata imyaka 5 ugakubamwo buri kwezi, usibye ko buri kwezi ari igihe dushobora gufasha nk'abantu 10, abantu 5. Ico ngico ahubwo naringiza ngo nguhe imibare none nsanze aho ngabyo gucika. So ubajije neza cyane, by'ukuri tumaze gufasha abantu benshi. Buri kwezi turafasha. Mu kwezi kwa 12 dusangira n'imfubyi n'abapfakazi bo mu karere runaka, nk'umuryango twasangiye nawe uyu mwaka ushize bita Centre Emmanuel, ni n'umuryango wacu. Turagira ngo nawo tushimire ufasha abana b'imfubyi. Muvandimwe afite abantu bageze kuri 42, usibye ko wakorera mu kigo, abantu bagiye kuri YouTube babibona. Twaramusuye mu kwezi kwa 12 twasangiye n'abantu 42. Hari n'abantu babibonye, urumva twasangiye n'abantu 42 mu bushobozi bwacu. Hari n'abantu badusapotinze bitwa Rising Power. Urumva ico gihe rero iyo tugeze mu kwezi kwa 12 twiyambaza abantu batandukanye. Ntabwo ari twe twenyine dukora ku ivuko murenge, twiyambaza abantu amatsinda atandukanye, amafaranga abonetse tukaja gusangira n'imfubyi. Ariko imfubyi tumaze gufasha n'abafakazi ni benshi. Urumva imyaka 5 buri kwezi dukora kandi dufasha abantu bagiye batandukanye. Ahubwo nawe umubare wanyu uraza kwiyongera cyane kuko ndumva ari igikorwa cyiza. Wewe urimo kudukurikira inshuti yacu, urumva abantu ni abantu bagize umutima w'urukundo, batagize tereka urabona ibintu nk'ibyo bisigaye bibunyine biri mu nyungu yo kuvuga tereka dukore YouTube itwinjiza iki amafaranga. Ariko urumva bamaze thanka mu Gifaransa, ariko ndakivuze, bamaze imyaka 5 bakora rwihishwa bari iyo ngiyo, batajya ku mugaragaro, bakorera bafasha imfubyi n'abapfakazi. Hari abantu bagifite umutima nk'uwo ngo w'urukundo. Bene data inshuti murimo kudukurikira, abantu bifuza kujoininga bano bantu, murumva ko bahagurukanye igikorwa cyiza uyu munsi bifuje kugira ngo bakigusangize. Hari abantu bagifite nk'uwo mutima ariko batari babona ngo barajoininga gute ni gute, ariko kubera ko mwebwe mwabyinjiye muri abanyeshuri nta kazi mufite, murumva murarusha bari abantu bose bafite ubushobozi ariko batarimo bakora. Ni iki mwashobora kubwira abantu nk'abo ngabo bakicitinya, bakicumva yuko gukora bisaba power irentebwo? Murakoze cyane. Hanyuma nagira mvuge kino kintane nacyo twahereyeho, gukora no kwibohora cyane kugira ngo umutabeho. Icyo ni icyambere. Umuntu wese agomba gukora, nonago umbega gufasha. Hari umunyabwenge wanditse ijambo aravuga ngo iyo umuntu akiri mu myaka kuva ku myaka 20 kugeza 35 ngo aba ari umukene wo gukorera abandi.
mbega ariko si icyo nshatse gusobanura, ahubwo icyo nshatse kuvuga ni uko icy'umuntu ni icyaha abandi. Iyo ikintu atari icyawe, ntabwo uno munsi wenda mvuge nshaka nk'uko ntize ikintu kitari icyawe, ntabwo ushobora kukimpa. Ariko icyawe ufiteho ubushobozi uragifata ukakimpa, kandi ukakimpana umutima mwiza cyane kandi ukunze. Ni ukuvuga ngo icyawe ni icyo uha abandi, ikitari icyawe ni icyo wigumanira nkawe wenyine tugiha abandi. Rero ni ukuvuga ngo ubushobozi bwawe bungana n'icyo ushoboye gukora. Imba ntacyo ushobora gufasha abandi, turagasobanukirwa gushobora k'ubuzima bwawe. Ako kantu gasubiremo neza. Nimba ntacyo ushobora gufasha abandi, turagasobanukirwa gushobora k'ubuzima bwawe. Nimba ushaka kubaho neza mu buzima ushoboye nyine, kandi ufite ibyawe, bihe abandi. Sibyo se? Umugisha uzanwa n'uko dukora, nta mugisha uzanwa n'uko dutunze. Ahubwo umugisha uzanwa n'ibyo twagize gute, n'ibyo twakoze. Rero abantu bose twababwira ati icyo twashoboye natwe n'icyo turi gukora, kandi buri muntu wese twamwinginga ko, si nko kumwinginga, ahubwo yasobanukirwa cyane kugira ngo tuzafatikanye tugakora cyane, kugira ngo ubu bushobozi bwose bube ubwacu tubusangiye. Kuko umwihariko nyine wo kubaho mu gushobora nyine nuko abantu bafatanya, buri muntu akagera ku ntego ziwe. Murakoze cyane. Ariko murakoze cyane n'ukuri inshuti zacu. Ariko hari ahantu nanone ndi kumva, ese ku ivuko Murenge riri invited ku rubyiruko gusa, ko numvishe ngo watangiye kuri umunyeshuri, ngo yatangiye kuri umunyeshuri. Ese hari abantu bakuru mukeneye? Ese hari abantu bakuru barimo? Kugira ngo twumve nyine, hari abantu bazavuga ngo ni iby'abana, ariko kugira ngo twumve ko aba bandi bakuru nimba bemerewe nabo babe baza. Sinzi rero nimba mwadusobanura mukatubwira ati umuryango urakinguye kuri buri myaka yose yumva yifuza kugira neza. Murakoze cyane umunyamakuru wacu. By'ukuri duhereye kuri wewe, nawe uri umunyamuryango kandi nturi muto. Kugira neza ntabwo bihera ku myaka. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ukiranuka muri duke afite, muri duke wahawe uzohabwa byinshi. Ni ukuvuga ngo turi abantu benshi. Icyo gihe Imana imaze kumva icyo gitekerezo, sinavuga ko ari njewe kuko ntabwo mfite izo mbaraga, nta nubwo nubona ubwo bushobozi. Tumaze kuhabwa icyo gitekerezo, twahamagaye abantu bose. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba mvuga ngo ni igikorwa cy'Imana ntikibamo umuntu mukuru n'umutoya, habamo uwasobanukiwe ijambo urukundo. Harimo abantu bakuru bubatse, bafite abana, barahari, babyeyi, papa n'urubyiruko. Umuntu wese wumva ko gukora neza ari ingenzi, kuko twabivuze, gukora neza cyangwa se urukundo ntabwo ari ikintu giteye isoni, ni ikintu umuntu wese yihutira gukora. Harimo abantu batoya n'abantu bakuru, barahari, kandi umuntu wese ahawe kaze uko yaba ari kose. Kubera ko ndaza kubabwira ibintu bitatu bifasha ivugabutumwa rikihuta rikagera kure. Ikintu cya mbere gifasha ivugabutumwa, hari igihe ushobora kuba waraboshwe n'akazi ariko ugatanga ubushobozi bwawe. Hari igihe ushobora kuba udafite ubushobozi ariko ugasenga ukaja ku mavi. Hari igihe n'ubundi waba udashoboye gusenga ariko ushoboye kugenda uvuga ubutumwa. Genda uvuga ubutumwa, kubera ko ubu ni uburyo bwiza bwo kuvuga ubutumwa bukagera ku bantu benshi. kandi iyo tugire neza umuntu neza tukanamubwiriza, mwumvise ko biza bigenda neza, ahita yumva vuba cyane. Ni inzira imwe yihuta cyane. Umuntu iyo mubashe kumugira neza, yarashonje ukamuha ibiryo, aremera akicara, mukaba mwasangira n'ijambo ry'Imana. Ni strategy nziza cyane yo kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Rero turimo tugana ku musozo, murabizi n'ubundi ntabwo tugira ngo duhe umwanya abandi. Studio nyine murumva ko ari ikintu rimwe abantu benshi bashaka gukora. Ndagira ngo n'ubundi president agire ikintu avuga mbere yuko turangiza, ikiri ku mutima wenda nshobora kuba njye ntamubajije, iwe abashe kukitubwira kugira ngo n'ubundi dutange umwanya. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.
Ari ijambo ry'Imana nari nateguye rigufi turaza kurivugaho umwanya muto ariko reka nshimire abanyamuryango bacu. Hano dufite abanyamuryango benshi. Hari n'abari bambwiye ngo mbahamagare kuri telefone ngo nabo bagire ico bavuga. Ivy'ukuri dukorana n'umuvandimwe bita Aimable Kamusore yahagaze kigabo muri iki gikorwa. Dukorana n'abayobozi batandukanye, umukobwa bita Abeho, uyu muryango wa mbere witwa Save Mulenge wampaye imbaraga, niwe wawukoze wampaye abantu benshi, ahubwo nahise ni nkaho wayisuza wose ukungana, nta muntu n'umwe wasigaye. Iracabaho iyo se cyane wose uwituza, urumva byahise bihura. Nawe urumva twahinduye izina gusa, ariko ba bantu bose yahise abazana bafatikanya natwe igikorwa. Urumva bari bariho ariko badafite intego y'ico bakora, ico gihe ahita abasensibiliza abajoininga mu gikorwa cyiza. Abeho ndamushimiye, Imana yo mw'ijuru imugirire neza. Hariho umuyobozi uhagarariye abari mu Bugande yitwa Aime. Hari abantu ushobora gusiga ikaba bifu, bavuge nyakera watangiye kuko abantu basiga kubera ko ndabizi ko nivuga umwe ngasiga undi, vuga abaperezida bose ni ikibazo. Ariko Aime mahirwe ashinzwe amasengesho ya groupe, niwe muntu uzukora amafishe muzamubona tugatarama tugasenga. Hari ikindi twibagiye kubabwira, uyu ni umuryango usenga, ntabwo ari umuryango ukora ibikorwa gusa byo gufasha imfubyi ngo ureke gusenga. Tuza dusenga buri wa kane, tugira uburyo bwo gusenga no kubwiriza ijambo ry'Imana, abantu bagakizwa bagahinduka, musengera kuri Zoom bakizera Imana. Dusengera kuri WhatsApp n'ubundi turahamagara rimwe na rimwe tugakoresha na record ku bantu babohotse, tugasenga kandi tukabwiriza ijambo ry'Imana. Aime Imana imuhe umugisha, afatikanyije na Eric Ntungane, Imana ibahe umugisha, na Fofo no mukameramene w'Ishimwe Media, Imana iguhe umugisha. Ejo bundi Imana yanamwubakiye n'urugo. Ikindi tuzadufatanya gufashanya twenyine mu gihe habaye igikorwa cy'ubukwe, turagutwerera kubera ko twabaye umuryango ubu ngubu. Iyo ugize ikibazo uri umunyamuryango turakwihutira tukakuyoboka tukagufasha. Ndashimira abaha Nairobi, narabasuye. Niki kiganiro duteguye ni cyabo, nibo bagiteguye, nibo bagiteguye. Urumva muri aka kanya mwagize neza kunakira, mwaduhaye ibintu byiza. Twariye inkoko, twanyoye amafanta, abantu nagiye bose, abantu bose bagiye bambaye batugiriye neza. Donc ndashimira Mbasha, ndashimira Patrick niwe comptable, ndashimira na Mutoni na Seti. Hari abantu benshi sinzi ibintu bizonkoresha amakosa, ariko no mu Burundi dufite abantu. Ndashimira Patience na David na Kiruhura. Hari abantu benshi b'umuryango hano afite benshi, abo baserukiye abandi, abo n'abayobozi dukorana umurimo. Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha. Hari abantu batuye muri Kongo, Nyagituku, Imana yo mw'ijuru y'umugisha. Hariho Gisore Joli, Imana yo mw'ijuru y'umugisha. Donc mfite ibintu byinshi novuga kuko abantu nyoboye n'abantu banyubaha, bankunda ni benshi, sino bavuga ngo mbarangize. Buri muntu wese wo kwivuka umurenge, Imana yo mw'ijuru iguhe umugisha, urukundo ugira uzarukomeza. Biri gibango nitutagwisari tuzasarura. Mbere yuko twoganira kuri iri jambo bukeya, kubera ko umwanya warangiye wacu akaryoshye ntigahera mwitama, ariko turagira ngo tugire ijambo buri muntu wese yacishaho. N'umuvandimwe ndanyuzwe ndamushimiye, ni inshuti yaje, ni n'umucuranzi. Dufite igiterane turi guteguza, dukeneye abantu badufasha. Nitujya kugiteguza ngira ngo tuzongera dukora akantu nk'aka ka publicité kugira ngo abantu batazibagirwa. Dukeneye abantu badufasha mu buryo bwose. Kubu ngubu je ndanyuzwe turabona akazi, dukeneye n'akazi. No kuvuga ngo umuntu wese ufite umwuka w'Imana muri we, abo ngabo bumva cyane iyo tuvuze gutyo. Iyo umuntu wese ufite umwuka w'Imana muri we, no kuvuga ngo umuntu ufite umwuka w'Imana niwe wumva iby'Imana. Umuntu udafite umwuka w'Imana ibi ngibi karabona ari nk'ibikino twaje ngo gukina hano kuri kamera. Ariko umuntu ufite umwuka w'Imana, aba pastor, abayobozi, umuntu wese ufite umwuka w'Imana yamaze kubona ico yokora muri aka kanya. Mureke mbabwirira ijambo. Hari n'umuntu ushobora kuba afite amafaranga ariko atazabona umwanya wo kuja kuri tele ngo agenda areba abantu bagowe, akaba afite n'ubufasha ariko akamabura uwo yahereza. Turahari tuzatugenda tukaja kureba abantu, tugahaguruka tugafata amatike, tukagenda tukakugerera ku muntu ugowe, tukamufasha, tukaguhereza ifoto yiwe, ukeneye na video twoyiguha. Ariko ndagusaba ngo amafaranga yawe
gerageza kuyabika mu bwami bw'Imana. Ico kintu tucumve cyane. Yeah. Kuko kugira neza ntabwo ari ikintu dushobora kuvuga ngo ni ikintu cyo gutekerezaho cyane. Donc ni ikintu cikora mu mutima. Nimba ugira umutima wo kugira neza. Dufite telefone. Turaguheza WhatsApp, nukenera no kuja ku muryango, turaguheza nimero uzaze gufatikanya natwe. Donc sinzi ko no yihereza abantu muri aka kanya. Nundi cyari cyanyuma nari navuze ko wenda kugira ngo nari navuze ati ndakubaza se ababashaka babakura hehe, ni gute bakwiyunga. Mvuga ati admin wenda yatanga nimero ye kugira ngo abantu bifuza kubana namwe babane namwe. Hari n'ibindi bisobanuro ushobora kubaza ahangaha kuri iyi nimero yanje, reka niguhereze tuzafatikanye uzaze nzagusobanurira ni ibintu bikorerwa mu muco. Ni naryo jambo nza gusohorezaho. 078 48 39 Yaba byiza uhereye kuri kode y'igihugu zagiye. Donc 250 sinzi kuntu kode y'inyarwanda ni kode y'inyarwanda 250 78 48 aho ngaho wombona twarangiza tukakugezaho ibindi bitekerezo, tukakugezaho ndetse n'ibindi bisobanuro by'umuryango kwivugwa. Donc sinzi ko umuvandimwe nawe ari ijambo afite, hanyuma aje kurangiza kuri iri jambo ry'Imana nari nateguye ritoya dusoza ikiganiro. Mu minota mikeya cyane ndagira ngo murakoze cyane. Icyambere nyine dushimiye abanyamuryango bakomeza gukora nkuko umuyobozi yabivuze, nayo yabashimiye, Imana ibamugisha. Ikindi wenda nyine abantu bose twababwira ati gukora ni byiza cyane kuko bituzanira umugisha hagati kuri twebwe. Rero kandi gukora ni umutima w'urukundo urenze uko umuntu yatekereza muri kamere yiwe mu kugenzura no gukontorora ibyo yafasha abandi. Ahubwo umuntu wese nta muntu twishingikiriza ku bushobozi burenze, ahubwo twishingikiriza uko ubushobozi bwawe buri bungana, uko niko ushoboye gukora, ni nako dukeneye yuko dufatikanya n'umuntu wari we wese. Kuko twatangiye tuyivuga turi abanyeshuri, icyo gihe nuko nyine twari abanyeshuri, nyine ntabwo twararangije, twari abanyeshuri nyine, ariko uko twari dushoboye niko twakoze. Nuko ubu nyine tutari abanyeshuri dushoboye gukora niko dukora. Rero nta bushobozi buri limite, nta n'igiteye n'isoni ku bushobozi bw'umuntu, ahubwo ko umuntu angana mu bushobozi bwiwe niko agira gute akora. Rero abantu bose kabisa ni byiza ko mwakumva icyo kintu mugakora muri ubwo buryo. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Sinzi ko nosobanurira ijambo ry'Imana akanya gatoya, kuko ari abantu benshi bagiye bambwira iyo myaka 5 tumaze tukorera mu ibanga, hari abantu bagiye basobanukirwa kuza hano kuri kamera gusobanura ibikorwa byabo, kandi bimaze gukomera. Nico gituma nateguye iri jambo. Naje sinabyumvaga kuza kuri kamera kuvuga ngo kuntu tugira neza, ibyo sinabyumvaga, n'umunyamakuru yabinsabye kenshi ndabyanga. Ariko ndagira ngo nsome rino jambo ry'Imana gira mwumve kugira neza tubishize mu muco kuntari byiza. Kandi turakomeje gukora kuko umuvandimwe wabivuze we yarasoje ishuri, nje ndacaye niga ubu ngiye gutangiza kaminuza. Ndagira ngo mwumve yuko wokora neza n'igihe ukiri umunyeshuri, bitabujijwe gukora neza uri umunyeshuri. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 3 murongo wa 21. Reka umuvandimwe asome ndanyuzwe, gira nje mpasobanureho gatoya. Ariko atarahasoma, hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana n'ubundi ubutumwa bwiza bwa Yohana 13 n'umurongo wa 34 bivuga ngo mukundane. Nukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo mbasiga itegeko risha kugira ngo mukundane, Ico nico kizatuma bose bamenya neza ko muri abigishwa banje. Amen. Nukuvuga ngo itegeko risha ndagira ngo ndisobanura akanya gatoya. Ntabwo urukundo rw'Imana ari urwo mu magambo, ahubwo urukundo rw'Imana n'urwo mu bikorwa. Kandi hari igihe muhurira n'umuntu mu rusengero, mugahurira n'umuntu mu kazi runaka, izo ntibiraba gushira mu bikorwa urukundo. Tugomba kugaragaza ibimenyetso by'urukundo, dukundanye. Nukuvuga ngo nimba twarakijijwe, je narakijijwe, nta hantu notinya kubivuga, nemeye umwami Yesu
Amen. Yesu yamaze kugera mu mutima waje. Ni ukuvuga ngo iyo Yesu amaze kugera mu mutima wawe ugomba kugira ikimenyetso cyitwa urukundo. Icyo nicyo kizatuma bose bamenya ko uri umwigishwa wa Yesu. Umuntu wese ku isi utaraba umwigishwa wa Yesu tarashira urukundo mu bikorwa. Umuntu wese ukicanga mwene se ni ukuri nta rukundo uramenya. Kandi Bibiliya izivuga ngo muri abaso. Abantu badafite urukundo ngo muri abaso. Uwo so ntitumuvuga ubu nyine ariko urayitumwumva. Yesu yabivuzeho. Bene data reka some rino jambo gira ndisobanura akanya gato dusoza ikiganiro. Ndabizi muraryohewe cyane nimukenera muzongere mudutumire turahari kugira ngo tubagezeho n'ibindi bintu mutazi. Ayo nyine nizo dukeneye nazo. Yes. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:21 aravuga ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu muco. Ariko umuntu ukora iby'ukuri niwe uza mu muco. Yes. Ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Niryo jambo shaka gusobanura. Niryo jambo shaka gusobanura bene data. Ariko murabuzumva cyane ibintu dukora ni byiza niyo mpamvu twaje mu muco. Yes. Nuvuga ngo umuntu wese ukora icyiza. Nari mfite no kwigisha iryo somo urubyiruko genda mbigisha cyane kuntu bagomba gutinyuka gukora ibyiza bakabikorera mu muco. Kuki umwana w'isi atinyuka kuja kuri TikTok, atinyuka kuja kuri Instagram, atinyuka kuja ahantu kuri telefone agafata ibintu bibi akabimenyesha isi. Wewe waje gukora ibyiza ukagira isoni. Ni ukuri Satani yaratwibye. Bashaka kubihisha. Satani yaratwibye. Impamvu yatwibye nuko tuza tugira isoni zo gukorera mu muco kandi Yesu arico yakoze. Ariko ukora ibyiza niwe uza mu muco. Gwibyo akora bigaragare ko bikorerwa mu Mana. Ni ukuvuga ngo kugira neza si politiki. Si politiki nta no bihuri. No kugira ubuntu. Ngo nibyo binezeza Imana. Nibyo binezeza Imana. Ni ukuvuga ngo bene data mureke tuze mu muco. Dukorere mu muco. Dukorere mu muco. Nongere mbisubiremo. Dukorere mu muco. Umuntu wese ukora neza wijugira isoni zo kugenda kuvuga ico Imana yaguhaye. Hari ijambo ry'Imana abantu benshi bakunda kugarukaho. Reka nayo nisobanure. Niba ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, kw'ibumoso ntikuzatanga. Nimba igihe cyose ukija gutanga kugira ngo bakurebe ni ukuri ntangororano uzabona. Yes. Ikintu cyiza ukora uzugikora uri kuri kugikorera iki Imana. N'urukundo. Gukora mu ibanga nyako. Gukora mu ibanga nyako ni ugukora udategereje amashimwe ava ku bantu. Ikintu cyiza kikajya ku mugaragaro. Ni ugukora ikintu cyiza kikajya ku mugaragaro. Ikindi kintu runaka nshobora kukongeraho nuko iyo dukora neza tugomba kumva ko turi confidence n'ibyo dukora. Yes. Tukumva ko tugomba gufashwa. Kaba share n'iki. Nachaki tukumva ko twosa na Kristo kuko Kristo yakize ibintu zose mu muco. Abakora ibibi nibo baje mu mwijima nibo bakorera mu mwijima. Naryo iryo jambo rirahari riri muri Yohana n'ubundi muraza kwasoma. Umuntu wese ukora ibibi ntashaka kubikorera mu muco aje mu bwisho kandi izo nizo bizagaragazwa bigakorerwa Yesu akabigaragariza imbere y'abantu bose akabyereka abamarayika biyo kuntu abantu bagiye bakorera utuntu mu mwijima. Bene data dutinyuke dukorere mu muco ibyo dukora ni byiza. Ndagira ngo nsohoze ibyo kuri ndabashimiye abanyamakuru bacu. Hari n'izina sogokuru yanise vyenda sinzi ko naryo nori basangiza ifite umuvugo mwiza cyane w'Imana ndarikunda naryo. Iyo ndi kuganira n'abantu nkamwe izina ni sawa cyane. Nzankendera ngo ndisangiza abantu tunezerwe kuko n'izina ry'igihimbano c'Imana. N'igihimbano c'Imana sinzi ko naco twokibagezaho. Oyo kivuga nta kibazo iryo zina kugira ngo murakoze cyane kubwo kutishira hejuru. Abantu iyo bampamagaye ngo umuyobozi sinza numva ko ndi umuyobozi. Sogokuru yanyise muyobozi. Yasiza n'izina rya muyobozi ubu simpari. Reka ndibabwire n'izina ry'igisigo cyiza cy'Imana. Ubu ngubu nta gihari yarashaje ntabwo gihari. Abi na papa nawe nta gihari. Nazo byanteye cyane gukunda umurimo wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Papa yansize kiri mu nda. Donc naravutse nsanga maze kugenda. Numva ko imfubyi ngomba kuzirwanirira. Nimba uri n'imfubyi akakanya. Ugomba kuba inshuti yaje. Kubera ko data Yesu nta kindi yakoze. Yaje kutumara ubupfubyi. Ntabwo nza numva ko ndi imfubyi Imana ihari. Kandi dufite abavandimwe benshi ndanabasuhuje bagiye badufasha mu bintu byinshi. Sinzi ko norivuga naryo kugira ngo ivuge iminota mikeya. Yasiza nise izina rya muyobozi. Ndi muyobozi w'injiri jijuke zifuje kureba. Ngo barambonye mbaberiremo ngo ruremba ntiyongera kubashariba.
ngo ndi umutijura wa jambo mu ijana mbasumbye ijabo mu ijoro nyirijuru azararanyakira nk'izuba ngo izuka ryiwe niryo ryatumye tugira agaciro kandi ngo ruremba ntiyongera kutujariba. Sinzi uko nukomeza kuko ni rirerire. Kari karyoshye ahubwo nanjye komeze komeza iminota 3. Reka nkomeze. Ndi muyobozi w'injiri njijuke zifuje kureba ngo barambonye mbaberiremo ngo ruremba ntiyongera kunjariba ngo ndi umutijura wa jambo mu ijana mbasumbye ijabo mu ijoro nyijuru azararanyakira nk'izuba ngo izuka ryiwe niryo ryatubereye umuzi w'ubuzima ngo abizeye Imana mwe murabizi ko nta kizira kizongera kuziba iyo nzira ngo mu nyuma y'ikizame kizaba muri ryazamugwa ajya bera ngo abeza bazira inenge ngo bazazibona ngo bazakandagira bakomeje ngo bazakataza bakanuye ngo zaburi tuzaririmba amazamuka bafite inzambi baziganya kwa seruka ngo aho ni iwabo w'abakambwe bakirijwe batazabiyandurisha n'ivy'iyisi bakubise kamere bayihindura ubusa bo basigaye bayobogwa n'umwuka wera ngo abayobogwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Umezina muyobozi. Ntabwo ryaturutse murahumvise. Ryaturutse aho ngaho. Rero ndagira ngo mbashimire bashitsi bacu beza batumirwa beza ko mutatengushye murabizi ko nyine twagiye tubipanga kenshi bipfa ariko isaha y'Imana buriya yariyi kugira ngo aribwo tubasha guhura. Rero murakoze cyane Imana ibahe umugisha turabashigikiye turabakunda nawe wumva kuko ufite umutima wo gufasha reka ujoininge muri Kwivuko Murenge n'abantu bakora neza mwumvise ko bakora buri kwezi ayo ufite buri kwezi ayo ufite atari kuvuga ngo nawe bagushyira kandi ntaho fosingwa niko cyo nabakundiye ntibagufosinga wabishaka urakora utabishaka ugakora wabishaka gusiba ku kwezi kumwe ukundi ugakora ariko buri kwezi bakagira icyo bakora uwo bafasha uwo bagera nta hantu batajya babere hano muri Kenya ukuvuga ngo bafashije umuntu uri mu Minembwe ukuvuga ngo bafashije umuntu uri ruguru. Rero Imana ibahe umugisha mwagize neza Imana ikomeze ibafashe kandi Imana ikomeze ibagure. Rero ngende muvuga n'ubundi mfite cyane nkoreraho yitwa Kora Neza TV bumva bifuza kwireba naho hakorwa ibikorwa nk'ibyo byo kuramya no guhimbaza mu bikorwa ndetse ugasangaho n'indirimbo zanjye nk'umuhanzi. Imana ibishimire kandi nkunda Imana kandi Imana ibafashe. Murakoze cyane.